Ndabasuhuje. Kuri uyu munsi tugiye kuvugana ku kijyanye n'uko Yesu yabonaga inshuti ndetse n'inama agira abantu mu gutoranya inshuti. Mbahaye ikaze, iyi ni No Lie Talk Show. Ubucuti twese tubona ari ingirakamaro, nyamara gusobanukirwa ubucuti icyo bivuze biragoye. Ubucuti ubundi ni umubano umuntu agirana n'undi, yabiteganije cyangwa atabiteganije. Ubucuti bugenda buhinduka uko umuntu akura, kuva mu bwana kugeza ashaje. Iyo umuntu akiri mutoya, akenshi ubucuti abubara mu bantu bafite ibikorwa bakorana. Urugero, ku ishuri abana mwiganye mu wa mbere, mu wa kabiri primaire kugeza mu wa gatandatu bumva ari inshuti, nyamara mu by'ukuri ntabwo ari inshuti. Muri secondaire nabwo agakungu ndetse n'ahandi ujya hose, abana mwigana abo muri quartier bumva ari inshuti. Kugira inshuti uri umwana biroroshye na nubwo bitekerezaho, nyamara uko umuntu agenda akura niko bigora cyane. Ibi mu mujyi wa Yesu yavukiye i Nazareti, akura ari umwana muto ariko wabonaga yitaza abandi. Urugero, ni nk'aho wumva yajyanye na nyina gusenga, hanyuma nyina akikanga yamutaye muri hekaru. Ibi Yesu nawe yari afite ibintu by'ubwana, ariko ugiye kureba mu isengero rya Bibiliya bavuga ko impamvu yari yahabonye abandi bana yasigaye abareba bari gukina, iwabo baramwibagirwa barataha, ibyo bikabakurikira. Ubu ni bwo bucuti bugaragara bwa Yesu muri Bibiliya akiri mutoya. Nyamara kandi iyo umuntu amaze gukura mu buzima busanzwe, ubucuti bugenda bugora cyane, kubera ko abo mwakuranye, abo mwiganye, bwa bucuti wabonaga bitakugoye ndetse utabitekerejeho bugenda bugora cyane, amateka agahinduka, ubuzima bugahinduka n'ibindi. Ni gusobanukirwa ko akenshi ubucuti bugoye cyane kubona inshuti ya nyayo. Ese ubundi ubucuti buri mu byiciro bingahe? Reka turebe ubucuti ibyiciro burimo. Akenshi turaza no kugenda tubihuza n'imirongo ya Bibiliya. Hari ubucuti mu buzima busanzwe, ubucuti bugamije kubana. Ubu ni ubucuti bw'umugore n'umugabo, ubu ni ubucuti bw'umukobwa n'umuhungu bari guteretana, ubu ni ubucuti akenshi bushingiye ku irari, ubu ni ubucuti bushingiye ku cyo twise urukundo cyangwa amarari n'irangamutima biganisha ku bitsina. Hakaba ubucuti rero bugamije inyungu. Ubucuti bugamije inyungu akenshi ntabwo ari ukuvuga ngo ni inyungu z'amafaranga zihari zigaragara, nubwo nazo zishoboka. Ushobora kuvuga ko umuntu ari inshuti yawe mu bigamije inyungu iyo mukorana business, icyo gihe umwita mu partenaire. Burya aba ari inshuti mukorana business igamije inyungu. Ariko hari n'ubundi bucuti bukomeye cyane. Hari igihe umuntu uzaba inshuti n'umuntu kubera ko muri kumwe nyine ari circumstance na situation biteye, nta kundi mwabigenza. Urugero, muhuriye mu kazi mubaye inshuti, burya ntabwo muri inshuti, akenshi aba ari umuntu wo mu kazi, kuko uzabibwirwa nuko 90% yuko uvuye mu kazi cyangwa wirukanwe muri ako kazi, za nshuti wibwira ko ari inshuti, akenshi connection iratakara, bikanagorana kongera gusubirana. Inshuti nyinshi mu rugero rw'isi, ubu bwoko bw'ubucuti bw'inyungu buri mu buryo bwinshi, ku buryo hari n'ubwo abantu babwitiranya babwita ko ari ubucuti busanzwe bwiza kandi ari ubucuti bw'inyungu. Urugero, ni nk'umuntu uhora gutumira ngo umuzire mu nama, ubu ntabwo aba ari inshuti, akenshi abakubona umukiriya cyangwa n'ibindi. Nusengura neza, icyo abantu bita ubucuti akenshi buba buri mu nyungu. Tuze ku bucuti agape, ari nabwo Bibiliya ivuga mu gitabo cya Yona, muri Yohana, mumbabarire, muri Yohana 15:14 kugeza 15. Hanyuma ubucuti nubwo Imana yakunze abantu, nubwo umuntu yanavuga ubucuti buriya mama w'umuntu akunda umwana, akenshi nubwo nabwo bishoboka kuzamo inyungu. Hari ababyeyi bakundira abantu kubera ko abana babo kuko babaha ibintu batabibaha bakagira, ariko mu by'ukuri ubucuti umubyeyi akunda umwana, umubebe yari kurera, akenshi buza mu bucuti bwa agape. Hanyuma twabivuze n'ubucuti bw'irari bushingiye ku gitsina, akenshi biba hagati y'abagore n'abagabo, abakobwa n'abahungu n'ibindi. Ubucuti rero abantu bifuza ni ubucuti bwa nyabwo. Ubucuti bwa nyabwo akenshi bivuga ko buba bushingiye ku bitekerezo,
ahubwo budashingira ku bintu, kuri situwasiyo. Ni bya bintu uzasanga abantu bavuga ngo impirimbanyi zihuje, abantu baharanira koze imwe, nubwo muri iyo koze nabwo usanga bibaye ibibazo. Urugero ni nk'abantu baharanira kurwanya intambara yo kubohora igihugu, bakigeraho bagatangira bakaryana. Burya rero ntago ubucuti buba ari bwa bundi bwa nyabwo, bwaratewe n'impamvu runaka nabwo iyo baryanye. Ariko igihari, ugomba kumenya ko ubucuti nabwo atari ikintu kiri statique, ikintu kiri fixe. Ubucuti buhoraho, burahindagurika, ni nka politiki. Ushaka kuba inshuti umuntu n'uyu munsi, situwasiyo igahinduka akagenda. Ushaka kuba muri inshuti muri abakene, umuntu yakira agahinduka. Burya nagaruka atari inshuti, ahubwo isi n'ibintu birahinduka. Yesu rero yigisha abantu kumenya inshuti za nyazo. Yesu ubucuti yavugaga akenshi bwari ubucuti nyakuri bushingiye kuri agape, aho ukunda umuntu nta kintu umuca. Mu isi biragoye cyane kuba wakunda umuntu nta kintu umuca. Impamvu ni uko kamere y'umuntu, dufite inarijye na ego, akenshi bizanira umuntu guhora yifuza ikintu. Urugero, umugore wanjye ntabwo wamutera umutese twarwana, ibintu byanjye ntabwo wabikoraho twarwana, ikintu cyanjye ngewe. Ibyo rero, iyi narijye ituma kenshi bitugora kugira ubucuti bufatika kandi buhoraho. Reka turebe imwe mu mirongo muri Bibiliya Yesu avugaho ubucuti nuko abusobanura muri rusange. Reka turebe urugero. Nubwo ubucuti Yesu yavugaga ari ubucuti buri agape, ariko nawe yagize n'ubucuti bw'inyungu abantu bamugiraga nk'inyungu. Urugero ni nka Yuda waje kumugambanira, ko Yuda yamukundiraga ko yari umuntu uri famous, w'umusitari, abantu baganaga bagatanga amaturo, Yuda akayarinda akanayaryaho. Ibyo byaje kugaragara umunsi wa nyuma. Abantu benshi muzasanga ubucuti akenshi kumenya inshuti yakuryarya n'inshuti ya nyayo bikugora, keretse iyo ugeze mu byago. Niyo mpamvu bajya bavuga Abanyarwanda bati inshuti ya nyayo yimenya mu byago. Nyamara kandi kugira uzamenye inshuti ya nyayo bisaba kugenzura. Hari igitabo kera twajyaga dusoma mu mashuri abanza, bavuga ngo hari umuvandimwe wari ufite inshuti 3, hanyuma ariko akibaza inshuti yanjye ya nyayo ni iyihe, sizindyarya ko yakomeze neza mu gihe namera nabi bikagira gutya. Bisaba ko agenda agafata umutumba akawupfunyika mu kirago, yaranze akavuga ko ari umuntu yishe, akajya gusaba abantu ko bamuherekeza. Rimwe na rimwe mu nshuti za nyazo, iyo umaze gusensinga, iyo umutima nama uri kubwira ati uyu nta nshuti murimo, buryo ujye wumvira umutima nama. Nubwo Bibiliya n'abandi bavuga ko babonekerwa, bavuga ngo umwuka wera, buryo umwuka wera n'umutima nama, kuko niwe utubwira icyiza n'ikibi. Kabone niba utarasomye Bibiliya cyangwa utarize n'amategeko, umwuka wera niwe umutima nama wawe uhora ukubwira. Umwuka wera cyangwa umutima nama nakubwira mu mutima, ukumva arakubwira ati uyu muntu. Nubwo muri inshuti ariko hari ikibazo, hari igihe bizagusaba gukoresha ibimenyetso cyangwa kumukoresha ikizamini kugira ngo ubyumve, nk'uko byagendekeye umuvandimwe uvugwa mu gitabo. Amaze gufata uyu mutumba akawushyira mu kirago, akavuga ko ari umuntu yishe, yagiye gukomanga kuri umuvandimwe amubwira ibyamubayeho, ati nahuye n'umuntu ndamwica, none ndashaka kumuhamba, mumumerekeze ni nijoro. Nyamara bose baranze, haza kubonekamo umwe gusa, umwe washoboye kumuherekeza. Yaje kumenya ko ari inkoramutima, ari n'umunyakuri, abandi bose ari ibisambo n'abamushakaho ibintu. Ubucuti rero Bibiliya ivuga neza ko ari ingenzi mu mibanire y'abantu n'abandi. Mu by'ukuri ubucuti nta kiburuta. Iyo ubona inshuti ya nyayo ishobora kugwa inyuma, ishobora kugukosora iyo wakosheje, nta itakunenze cyane ikakubwira ati hano wakoshe rwose. Ishobora kugukosora muri prive, nyamara muri public cyangwa se ahabona yavuze ko uri umwana mwiza. Mu yandi magambo, itakwifuza ikintu kibi kuyibona ni gake cyane. Muri Yohana 15:12 kugeza kuri 13 haravuga ngo my command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Bivuga ngo nimukundane nk'uko nabakunze. Urukundo rwa nyarwo ni urukundo rudashira hasi abandi. Ibi bivuze iki rero? Yesu yasabaga ko bigeze kumubaza bati tubwire mwami, itegeko rutandi ni rihe
ngo ukunde mugenzi wawe uko wikunda. Yesu yari abizi neza ko ibyo bintu, kubera handi twahereye mbabwira ngo inarijye, yari abizi neza ko ibyo bintu bidashoboka. Ariko kandi kuba bitarashobokaga, yarabibonaga ko nibura inzira yo kubigerageza ari ishobora gutuma umuntu agerageza kuba inshuti ya nyayo. Mu gihe umaze kumenya ko ari umunyabyaha kandi ufite inarijye yatwokamye twese, ariko ugashaka kwirwanya ukavuga ati ko ngiye kumukorera iki, ngiye wakibona nanezerwa, aho icyo wari ugiye gukora niba wari ugiye gukora ikintu cy'ubugome kirarangira. Ibyo nibyo Yesu yifuzaga ko abantu baba awareness. Yesu yashiraga mu bantu awareness kuko yari abizi neza ko udashobora kwishobora, kandi ibyo mwese murabahamya kuba twavukana n'umwe urabishobora ko yakunda mugenzi we nk'uko yikunda. Ariko Yesu yagira ngo tube aware, nibura bizagabanye ubugome n'ubugambanyi n'ubuki mu bantu, ku buryo iryo juru Uwiteka azariduha agendeye ku mutima nama nuko twumvaga ibintu. Isomo rya kabiri ni ryo muri Yobu 6:14. Murabizi Yobu, murabizi ko Bibiliya ivuga neza ko umunsi umwe Satani yasabye Imana kumugerageza kubera ibintu, ngo ariko ibintu bimushizeho n'abana bamushizeho, yo barakena, b'inshuti zimushiraho, Yobu ibintu biramukomerana. Ahantu rero hakomera cyane mu bantu, iyo umuntu afite ibintu cyangwa se ameze neza, biragoye kumenya inshuti ya nyayo. Muri inshuti uzazimenya mu kaga, kubera ko mu kaga haza ba bantu bawe. Ariko iyo umuntu ari inshuti, niyo mpamvu ubundi bishobotse nta muntu wakwigaragaza uko ari muri iyi si. Wagakwiye kubaho ubuzima buciriritse, ariko muri wowe utuje kandi ufite amafaranga. Urugero nko mu bihugu byo mu Burayi, Amerika, uzasanga umukire wanamukandagira wamukubita n'urushyi, baba biyambara ibintu bisanzwe, ariko urusha amafaranga abantu benshi cyane akavuyo, kubera ko bashaka kumenya ninde muntu wabitaho mu by'ukuri atitwaje icyo bari cyo n'amafaranga. Ibyo Abanyafurika byo akenshi bikunda kutunanira. Yobu rero hano yaravuze ngo anyone who withhold kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty. Ngo umuntu wese utari umugwaneza, utagirira ubugwaneza inshuti, uwo muntu akwiye gutinya, urumva, akwiye kugira ubwoba bw'Uhoraho. Nababwiye ko Yobu amaze kugira ibintu, Imana yaje kumugaruririza ibintu bigenda neza. Bitwigisha rero ko mu by'ukuri niba ushaka kumenya inshuti, rimwe na rimwe ugomba kwemera guca mu nzira yo kuba nka Yobu, ukigira uciriritse kandi ukomeye, kugira ngo ubone inshuti. Cya kizamini twavugaga, nta kizamini ntabwo byakunda. Ni nayo mpamvu dukangurira abantu bajya gushaka. Musore, niba ugiye gushaka rwose cyangwa ugiye gutereta, ndabizi ko buri wese aba yumva ashaka provo, ashaka umuntu umukunda, ashaka ko inkumi mwemera. Ariko ibyo bintu byo gushaka ukigaragaza ukuri, ndetse byanarenze ukigaragaza uko utari wa muntu, n'ubundi iryo ni itangiro ribi cyane. Ubundi ushatse ko wakwicisha bugufi ukishyira hasi ukareba niba azagukunda, wenda aho wazagira amahirwe ukarama. Ko umuntu nagukunda uri mubi, nuramuka umwiyeretse umeze neza, azagukunda birushijeho. Ariko nagukundira icyo uri cyo bikarangira, bizaba ari ibibazo. Ntago ushobora kumutahura. rero nibyo tugiye gukangurira abantu. Ikindi Yesu cyangwa se Bibiliya ivuga mu Migani 18:24, ngo one who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Bivuga ngo umuntu ufite inshuti zitari zo birangira arimbutse. Turabizi abantu barimbuye abandi, ugasaba umucuti wawe inama, ukamusaba ko agufasha mu kaga, ariko inama guha akaba ari izikuruha kandi abizi neza. Hari abantu ushaka bafite envy, bagufite nk'ishyari kandi nta kintu barusha, ari ishyari gusa, ku buryo umusaba inama akazikwiba, wagira gutya akagira gutya. Mbega ukibaza impamvu abo bantu rero kubamenya kenshi bisaba kumva umutima nama, ariko kandi bisaba kugira amakenga. Mu Migani, mu Proverbs, mu Migani 18:24 niho havuga ngo ubucuti bubi burarimbura. Niyo mpamvu abantu bakwiye kwita ku nshuti. Ugira imwe ariko y'ingenzi. Mu Burayi aho tuba,
akenshi bizagutangaza cyane abanyafurika. Jewe hari umuntu ndi kuri kaminuza cyangwa se aho twigaga, nigeze kubwira umuntu ngo tube inshuti, arambwira ngo we ntabwo ajya arenza inshuti ebyiri, ngo afite inshuti ebyiri, izindi ntabwo bishoboka. Ntabwo nashobora kubyumva icyo gihe, ariko ubu ndabyumva, kubera ko ikindi circumstance yaguhujemo n'umuntu nayo irakonta cyane. Aho mwahuriye n'umuntu harakonta. Ntushobora guhurira n'umuntu mu kabari nubwo ashobora kubera inshuti, ariko probability yo kuba inshuti nawe iba ari nkeya cyane, kuko muhujwe n'inyungu, muhujwe no kunywa. Urumva? Niyo mpamvu abantu bakwiye gukangurirwa kujya ahantu hatuje, ahantu abantu batihugiyeho cyane kugira ubone inshuti. Yewe no mu rusengero hari abantu bavuga ngo bagirayo inshuti, burya nabyo biba ari ikinya, biba ari ukubeshya cyane. Hanyuma rero ikiganiro cyacu kijyanye n'ubucuti, reka tugisoreze mu migani. Mwazasoma no mu migani 27:9, mugasoma mu migani 17:17, aba ari naho dusoreza. A friend loves at all times and a brother is born for a time of adversity. Inshuti igukunda mu bihe byose, kandi umuvandimwe aba yaravukiye kuzagutabara mu gihe cy'amakuba. Nubona inshuti itagutabaye, ukabona urugero wabuze akazi bakwirukanye, uramubwira ati rero nabuze akazi, ukabona nabihangayikiye cyane ngo uzabushaka kandi, aho uzagira amakenga. Nubona inshuti mudashobora kuganira ikiganiro kitari ku bantu n'ibintu, ngo muganire ku kiganiro cy'ubuzima bwo kubaho, kubera iki duhagarariye iki, mudashaka kugira deep conversation, ibyo bita deep conversation yabo muri bo, aho rwose uzamenye ko ibintu bikomeye. Ikindi, nubona inshuti itakumva. Hari umusore wigeze kujya afite inshuti nyinshi, hanyuma akaba yarafite inshuti imwe yibwira ko ari inshuti, bajya mu modoka na bagenzi be. Hanyuma nyina yari yababwiye, nyina wo musore yababwiye ati ntihazagire umuntu wemerera ko ajya mu modoka natemera kwambara umukandara nukajya uhaguruka. Arababwira abandi ngo bambare imikandara barayambara, wa wundi yita inshuti arabyanga. Hanyuma na wa muhungu yanga gutsimbura imodoka. Finally wa muhungu ava kuri vola araza abwira uwo mutipe, karo nibwiraga kuri inshuti yanjye, ni gute inshuti yanjye nibwiraga ko ari insuzugura bene aka kageni, ku buryo ibyo mvuze idashaka kubishyira mu bikorwa. Exactly. Ibyo bintu nabyo ugomba kwibenya. Inshuti burya mu bucuti bwa nyabwo habamo no kubahana n'icyubahiro. Hari abantu bakeka ko inshuti ari wa muntu mujya kubyina hamwe, mugaseka, mukanywa, mukagira mute, ariko nyeka ko aho hantu ugomba kubigenzura neza, kuko ibyo bintu birangiye mwishimanamo byaba ari bibi cyane. Inshuti ya nyayo ni inshuti ikumva, ikakumva utanavuze. Ni kuvuga ngo ishobora no kwicara sije musansi kayibwira ngo runaka ameze nabi, cyangwa se ngaho mu kiganiro uri kumujijisha ukamubwira uti bite, ukamubwira ngo ameze neza, akakubwira ati ya nabibonye. Uwo muntu uzamutinya, uwo muntu aba ari inshuti burya umuntu ushaka kukureba akakumenya, kubera ko ikintu cyitwa presence mu kiganiro no mu bucuti ni ikintu gikomeye cyane, kuko uzasanga abantu bose turangaye ubaza umuntu ngo amakuru uri mugenda. Jewe nta nubwo ngisubiza abantu iyo mbajije amakuru uri kugenda ntabwo bikunda, niyo uje kunsubiza kuri ku ruhande ntabwo ngukuboko. Ayo ni amahame mfite. Reka rero ibi biganiro tuzabikomeza n'ubundi buri cyumweru tuzatuganira ku cyo Bibiliya ivuga ku mibanire n'abandi. True friendship involves deep love and sometimes sacrifices. Ubucuti bwa nyabwo bugaragazwa n'urukundo, rimwe na rimwe na sacrifice ni nko kwigomwa. Nubona inshuti yawe itigomwa, ujye umenya ko bigoye. Nsoreze kuraka. Being kind is a key part of being a good friend. Kuba umunyabuntu, umunyarugwiro ni urufunguzo rumwe, cyangwa se ni ikintu kigize ubucuti bwiza. Nubona umuntu utari kugeraho urugwiro,
ujya gusura ugasanga ari kumwe n'abantu atansiyo yarwaye ni nkeya, uzajya umenya ko bigoye cyane. Hanyuma ikindi, loyal friends are valuable and can be closer than a family. Rimwe na rimwe hari inshuti nziza ishobora kurutira umuryango. Good friends gives advice that helps and encourages. Inshuti nziza uzasanga zigusunika, zikugeza ahantu zitagufitiye ishyari. Uzibwira ati ngiye gukora projet nk'iyi, nakubwira ati ntabwo se wabigeraho, ubwo se wabyashoboka, ubwo se ibyo ni ibiki. Ntabwo akubwira ati umva, uko ubyizeye nanjye ndabikwizereye, bikugendekere uko ubyifuza. Ayo magambo tuba tuyakeneye ku nshuti. Ariko hari inshuti uzibwira ko ari inshuti wamubwira nk'umushinga, ati to bigenda kuzi ntabwo wawushobora, ntabwo byakunda, akaguca intege bishoboka, rwose akabwira ko bitanashoboka. Ngewe abantu bambwira ko ibintu bidashoboka kenshi nkunda kuba provinga wrong, kuko rimwe na rimwe niyo umuntu ambwiye ko ibintu bidashoboka, ahubwo wagira ngo ni Imana iri kumuvugiramo ngo anere courage ko maranira kugira ngo mu proving wrong. Maze kubikora kenshi kandi byaramiriye n'Uwiteka yemereyemo umugisha. Dusoreze kuraka, real friends stick with us through good times and bad times. Nababwiye nubona inshuti itakwitaho, uri mu bibazo ukabona nigaragara, uri muri ibintu igaragara, ujye umenya ko ibyo ari ikibazo. Ikindi tujye tumenya ko hari inshuti Imana ishira mu buzima bwacu kugira ngo zibe isomo, zigende, zari inshuti z'igihe, ntago zari inshuti zizahoraho. Rimwe na rimwe tujye twemera ntibikatubabaze. Iyo ubonye ko umuntu yakugambaniye, umuntu atakeneye inshuti, umuntu mutandukanye akagenda ntazongere kuvugisha, ujye umenya ko ari amahitamo yakoze, nta kundi wabigenza. Gusa icyo twafata muri ibi ni iki: uko wifuza kugira inshuti ihamye, nawe ujye ubikorera abandi niba hari amahirwe ubonye yo gusavinga, yo kuba inshuti n'umuntu. Ikindi kiyongeraho ni uko tujye tuba abanyabuntu, habe ku nshuti cyangwa zitarizo, kuko ntawamenya inshuti ziva ku nzira. Tujye dufasha abantu ibyo dushoboye n'ibyo tudashoboye, kandi tubabwire. Kuba umunyakuri ni kimwe mu bintu biranga inshuti ya nyayo. Reka mbashimire kuba mwakurikiye No Lie Talk Show. Uwiteka abaho umugisha, nizera ko mu guhitamo inshuti mugomba kujya muhitamo nka Yesu. Mbere y'uko nsoza ariko nayo nibagiwe, reka dufate mu nshuti zose ugira abo wita inshuti. Ubundi ikinyarwanda gifite ikibazo cy'amagambo make, kuko inshuti abanyarwanda umukorego umwita inshuti, umufamili ukamwita inshuti, uwo mwamenyanye uyu munsi ukamwita inshuti, uwo muzunye ukamwita inshuti. Ntabwo ari byo. Inshuti nyanshuti ukwiye kuyifata ko niba mu bantu 10 muziranye wakwita inshuti, ubwo harimo imwe nibura cyangwa ebyiri z'inshuti. Ndabaho urugero, ugomba kubyitaho. Yesu yari afite intumwa 12 kandi yari azise inshuti, nkuko twabibonye hariya muri Yohana 13:14-15 yazitaga inshuti. Ariko igihe ibintu byari bimukomereye, ari gusengera mu gashyamba k'Getsemani, yafashe abantu bonyine gusa babiri yitaga inshuti. Nabi igitangaje zagiye zirasinzira. Bigaragare ko rimwe na rimwe n'inshuti nazo twita inshuti nazo zarigeze cika intege, ariko ibyo urabyumva, yari intege za kimuntu nabyumva, ntako batagize. Ariko atiriste wari bemeye kugendana nawe n'ibindi. Buriya navuga ko na Petero yigeze kuba yabaye inshuti na Yesu, kuko nubwo yamwihakanye bya kimuntu, ariko yaje gutema umuntu gutwi, yarabirwaniriye, na nyuma yaho yasabye imbabazi. Rimwe na rimwe rero inshuti zacu nazo zishaka kugwa mu cyaha, zishobora gucika intege, tukabona nizitwitayeho, ariko nizibirekonesa zikabigarura, ubwo zaba ari inshuti za nyazo. Uwiteka abane namwe. Bye bye.